Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bavandimwe rero barebyi, twongeye kubaha ikaze kuri ya channel mukunze cyane Gusenga TV Imana imwe. Uyu munsi rero twagize umugisha wo kuganiriza umwe mu bayimamu bagize akarere ka Ngoma, ariko imamu musigiti. Ndagira ngo rero umunsi agiye kutuganiriza ku bintu bijyanye ku bintu bijyanye n'uko tugomba kwitwara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tuguhaye rero ikaze shekhe wacu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi hadana al-islam wa ma kunna nahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hashimwe hasingizwe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we waduhaye ingabire ikomeye, ingabire w'Islam. Ntabwo twari kwa w'Islam yataza ku bushake bwa Allah. Amahoro n'imigisha bisakare ku basoreje inwana n'abahanuzi Muhammad ibn Abdullah we nabiwe n'abasangira ngendo be, abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi mperuka. Dusaba Allah ko yadushyira muri abo. Allahumma amin. Amen. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo tuganire ku bigendanye n'inkingi z'ukwemera, ukwemera kwa Islam. Inkingi z'ukwemera rero nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko ababizi, inkingi z'Ubusilamu zigera ku nkingi esheshatu, ariyo iya mbere al-imanu billah, al-imanu bil malaika, al-imanu bil kutubi, al-imanu bil rusuli, al-imanu bil yawmil qiyamah, wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi. Muri uyu mwanya rero izo nkingi zose uko ari esheshatu ntabwo nshaka kugira ngo tuziganireho, ndashaka kugira ngo tuganire ku nkingi imwe gusa, ariyo nkingi ya kabiri, ariyo al-imanu bil malaika. Ma hiya al malaika? Ese abamarayika ni iki? Al malaikatun khalaqahum Allah min nuri. Abamarayika ni ibiremwa by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yaremye mu rumuri. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti khuliqa al malaikatu min nuri wa khuliqa al jinnu min marji'in min nari wa khuliqa al adamu mimma usifa lakum. Imana yaravuze ngo mu by'ukuri abamarayika baremwe mu rumuri, hanyuma amajini aremwa mu kibatsi cy'umuriro, hanyuma umuntu we cyangwa se Adamu yaremye mu byo twabwiwe. Ibyo rero cyangwa se iyo ni gihamya igaragaza imibereho y'umuntu ndetse n'imibereho y'abamarayika, bigaragara yuko bitandukanye, cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala yagiye arema mu buryo butandukanye nk'uko abyivugira ati inna Allaha khalaqa man yasha. Imana irema uko ishatse. Ibi byose rero abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala nibyo umuntu aba akwiriye kubanza kumenya kugira ngo asobanukirwe, amenye ko abamarayika n'umuntu ari ibiremwa bya Allah ariko bitandukanye mu bushobozi ndetse no mu miremekere yabyo. Mahiya dha'if al-malaika. Ese noneho abamarayika bo bashinzwe iki cyangwa se bakora iki mu buzima bwa busanzwe? Ariko turagira ngo tubanze turebe ngo ese noneho umuntu we ashinzwe iki cyangwa se ni iyihe mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yaremye umuntu. Mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nta kindi nigeze ndemera abantu n'amajini uretse kugira ngo bangaragire. Ibyo byose ni bimwe mu byo umuntu agomba kubanza kumenya, akamenya ngo nta kindi Imana yaturemeye njyewe nawe usibye kugira ngo dusenge Imana imwe, twirinde kuyibangikanya n'icyo ari cyo cyose. Noneho dha'if al malaika, ibiremwa noneho ibikorwa by'abamarayika bitandukanye n'ibikorwa by'umuntu. Ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye abamarayika ngo abahe inshingano nk'izo yahaye umuntu zigiye zitandukanye. Muri ibyo rero dha'if al malaika, muri ibyo umurimo wa mbere cyangwa se abamarayika bagiye bafite imirimo itandukanye. Umurimo wa mbere tujye kurebera hamwe ni an-nuzuru bil wahyi ila ar-rusuli wa huwa Jibril alayhi salam yusama ar-ruh al-amin. Ngo mu by'ukuri umurimo wa mbere ni umurimo wo kuzana ubutumwa bw'Imana ku ntumwa. Uwo murimo nta wundi ushinzwe kuwukora, ni Jibril cyangwa se Gabriel. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Yusama ar-ruh al-amin, Allah yamuhaye irindi zina ry'umwihariko ruh al-amin cyangwa se roho wo mwizerwa. Gihamya iboneka muri Qur'ani, Allah yaravuze ngo wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ngo mu by'ukuri Qur'ani yazamuye cyangwa se yamanuwe n'umugenga w'ibiremwa byose.
nazala birruhil amin, hanyuma ayiha roho w'umwizerwa ariwe Jibril alayhi salam, ala kalbika litakuna min almuhdhirina, hanyuma arangije ayiha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kugira ngo ibe mu baburizi. Iyo ngiyo cyangwa se uwo ni umurimo umwe nagira ngo tuganireho cyangwa se twavuzeho ugendanye no kuzana ubutumwa bw'Imana ku ntumwa. Ntabwo imirimo yose cyangwa se abamarayika bose ntabwo bashinzwe kuzana ubutumwa, ahubwo ubishinzwe ni